tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira yitwa cyane tugize muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi azindutse atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni kuri aya masaha Gitondo turi ku munsi wo kuwa kane itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya rone munyemerere turebere hamwe ibya amakuru mashya azindutse agarukwaho n'ibitangaza amakuru binyuranye. Ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi na amakuru yerekeranye n'urugamba cyangwa se intambara ikomeje kugenda isakiranya izimande zombi zihanganye n'ingabo z'u cya Kongo ifadese ndetse n'izinyeshyamba za M23 z'amagingwa nakubwira ko rwose zimaze kuba zihurira no gusenya mu bice by'ibitandukanye by'umwihariko ku mugi wa Goma. Ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Witwa General Sultan Makenga kw'izamagingwa ya akomeje kugenda by'umwihariko aburirwa irengero nyuma ko n'ubundi ku munsi w'ejo aribwo haje kuba n'ubundi hatangazwa amakuru yerekeranye na ambushi zikomeye cyane zaje kuba zibera mu bice by'ibitandukanye biri mu misozi ikikije uyu mugi wa Goma by'umwihariko ni hano mu kibaya cya Nyiragongo ndetse na hano muri ibi birunga bya za Nyiragongo bitangazwa ko rero ngo hakorewe operation zikomeye cyane n'urubyiruko rwa Waza ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Fdnb wiganjemo abasize bahekuye igihugu cy'u Rwanda. Kwiza muri aya masara y'ibintu byamaze kuba bizamba noneho mu buryo bukomeye cyane bitangazwa ko ingabo z'u Burundi arizo Fdnb noneho zamaze kuba zikora ibikorwa bidasanzwe. Umubare munini cyane w'abarwanyi ba M23 waje gusangwa uwiciwe mu bice by'ibitandukanye bya hano hafi neza y'umugi wa Goma ikomeje kugenda gitera icyoba gikomeye cyane by'umwihariko ku baturage baturiye uyu mugi wa Goma. Ibingibi kandi ikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi haherutse kuba hatangazwa amakuru y'umwicanyi karabuta kweretse ko n'ubundi yafatirwa mu mugi wa Goma. Yewe amakuru akavuga ko atari uyu nguyu gusa kuko ngo byaje kuba bigaragara ko yari afite itsinda by'umwihariko bari barimo kugenda bakorana. Uyu nguyu rero kwiza amagingwa ya mu gihe hari harimo kugenda hakurikiranwa abagenzi be muri uyu mugi wa Goma ikomeje kugenda hagaragaramo ibikorwa bidasanzwe kandi nyamara ibingibi ikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi zinyeshyamba hari habura igihe gitoya cyane kugira ngo zibashe kuba rero zakwishimira ko zimaze igihe kingana n'umwaka wose zifashe uyu mugi wa Goma. Kuza muri aya masaro ntago ibintu byoroshye habe na gato. Hagataho kandi turagenda tugaruka ku makuru yerekeranye n'uwitwa General Sultan Makenga. Ni byinshi bikomeje kugenda bimuvugwaho byerekeranye no kuba rero ngo yaba yaguye muri ambushi ngari kumwe n'abandi bayobozi biri huriro rya AFC M23 ryakomeje kugenda arigarukwaho muri bimwe mu bice by'ibitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni kubyerekeranye n'urugamba karahabutaka ngo bari barimo kugirana n'ingabo z'u Burundi arizo Fdnb. Bitangazwa kuri rero ibintu byo byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane aho izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi ngo zahinduye umuvuno nk'uko byanaje kuba binagaragazwa no witwa Perezida Evate Ndayishimiye wanaje kuba rero agaragaza noneho uburyo bushangagiye kuba yarwanamo iyi ntambara afatanyije na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'igihugu cya Kongo atigeze aterana umunsi n'umwe kuva by'umwihariko yafata icyemezo cyo kuba yakwereza ingabo ze ku butaka bw'igihugu cya Kongo kuba zafatanya n'izi ngabo z'igihugu cya Kongo arizo FARDC. Mu yandi makuru turagenda tugaruka ayitwa muri Fizi naho nago ibintu byoroshye habe na gato. Urugamba ruzindutse ari urugamba turagenda tugaruka ku byerekeranye n'ibikomeje kugenda bibera mu mugi wa Uvira ndetse no ku mupaka wa Uvira. Umuriro ukomeje kugenda uba umuriro ndetse ibihombo bikomeje kugenda biba byinshi ku bisanzwe cyangwa se ku basanzwe bakoresha uyu mupaka wa Uvira. Bikomeje kugenda rero bigaragaza ko ibintu byo byamaze kuba byongera guhindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma ko n'ubundi hongeye kwimena ingabo nyinshi cyane zo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi arizo Fdnb. Asinge byo ngibyo gusa kandi turagenda tunarebera hamwe andi makuru akomeye cyane yerekeranye n'abawazirendo kw'izamagingwa yabamaze kuba abikocinga mu buryo bukomeye cyane bafatanyije n'abacancuro bo mu mutwe wa Black Water bagafata gahunda zikomeye cyane zerekeranye no kubohoza kw'indege cya Kavumu bifuza kuba aricyo bakifashisha rero mu byerekeranye no kuba babohoza ibindi bice by'ibitandukanye. Kikwa cy'indege rero kizifashishwa gute? Kigomba kuzifashishwa mu kugenda giparikwaho indege za gisirikare by'umwihariko ziganjemo izi ndege za drone zo mu bwoko bwa CH-4 zigomba kuba n'ubundi zakifashishwa mu gutwika ndetse no kurimbura ibirindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse n'izi ndege za Sukhoi 25 zigenda zigaragaza ko zagiye zisegesha mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba M23. Na makuru menshi cyane zindutse agarukwaho ni munyemerere tuyave imuzi n'umuzingo mu buryo burambye ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyamuneka ni munyemerere tubanze tubasabe ikintu kimwe nago kigoye. Niba ukunda amakuru tukugezaho, niba usanzwe ubana natwe makuru tugenda tukugezaho ariko ukaba utari wakanda kuri subscribe nakubwira ngo reba ngo munsi ya video urabona akabuto kumwe rukanditsemo akajambo subscribe agunga ko gakandeho inshuro yonyine gusa numara ko gakandaho ukande ukazogera ubundi gihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya uhitwa mu bambere ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse no ko bukeye namaze gukanda subscribe reka nk'ikaze noneho muri aya
makuru yacu mu buryo burambuye turebere hamwe akantu kandi kubyerekeranye n'ibikomeje kugenda bivugwa hano imbere ku mirongo y'urugamba. Ikaze. Yes, reka twishyikira rero tudatinze turebere hamwe noneho ya makuru ni mu buryo burambuye. Ni byinshi bizindutse bigarukwaho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi ni byerekeranye n'umutekano, politike ndetse na diplomasi, ndetse n'ibikomeje kugenda bihagaragara rero n'ubundi byerekeranye n'intambara y'urudaca ikomeje kugenda isakiranya izi mpande zombi zihanganye. Ni M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ziganjemo n'ubundi izi ngabo z'u Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi arizo Fdnb, urubyiruko rwa Waza, inyeshyamba za FDN ndetse n'abacancuro b'abazungu ndetse n'ingabo zo mu gihugu cy'Ububirigi. Muri aya masare ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Mw'abantu mwe umujyi wa Goma uravugwaho ibyerekeranye n'impfu zigiye zitandukanye zirimo kugenda zigaragara ku bakomando ba M23. Ibingibi byateye icyo bagikomeye cyane, by'umwihariko rero ku basanzwe ari abaturiye uyu mujyi wa Goma ndetse no ku buyobozi bw'izi nyeshyamba za M23 zirakomeje kugenda zisobanukirwa neza aho ibingibi bikomeje kugenda biba biturutse, cyangwa se impamvu bikomeje kugenda biba. Ibingibi nyamara bikomeje kugenda biba mu gihe haherutse kuba hatangazwa amakuru yuko anga hafatiwe rwose umwicanyi karahabutaka. Iyo nguyu rero kuzamagingo ya amakuru akomeje kugenda avuga ko ngo yaba afite itsinda ngo bakoranaga kuzamagingo ajyo rikishe muri ibi bice byo muri uyu mujyi wa Goma. Nyamara kandi ibingibi kanakurikirwa n'andi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda avuga ko hari mu bice bigiye bitandukanye byo mu birunga bya za Nyiragongo ngo byaje kuba byumvikanamo ibiturika, byumvikana nk'inguba. Amakuru akavuga ko rero ngo ari Ambushi ngo zaje kuba zifatirwamo abatari bake mu barwanyi ba M23 ndetse bigatangazwa ngo harimo n'abayobozi bizi nyeshyamba za M23. Ni byinshi byagiye bigarukwaho, dore ko byanagiye binugwanugwa ko uwitwa General Sultan Makenga ngo nawe yaba abarimo. Ni amakuru kuzamagingo ya hatari yo kwizerwa 100% dukomeje kugenda dukurikirana 5 kuri 5 kugira ngo tumenye ukuri kuri yo, ubundi twagana nayo tubakugezaho 5 kuri 5. Si ibyo gusa rero ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho. Ahitwa muri Fizi hazindukiye urugamba karahabutaka. Ni Waza na M23 mu birindiro bya M23 bikomeje kugenda biraswaho urufa rw'amasasu. Gahunda zihari nizo kuba M23 yakirwanwa muri ibi bice, dore ko bizindutse bitangazwa ko imirwano ikomeje kugenda isiga impfu z'abatari bake muri abarwanyi ba M23. Nyamara kandi ibingibi bikanakurikirwa n'ibyerekeranye n'ibindi bitiro bishya bigomba kuba n'ubundi ngo bikomeje kugenda bikora ibintu bidasanzwe, cyangwa se bisiga inkuru zidasanzwe muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza amagingo bitangazwe ko rero izi nyeshyamba zavuyemo, ariko kugeza amagingo ngo zikaba zikomeje kugenda zigaragaramo. Hakaba hatangijwe operation karahabutaka zirimo kugenda n'ubundi ziminjiramo n'urufa rw'amasasu bikomeje kugenda bikorwa n'ingabo z'Uburundi arizo zikomeje kugenda zitanga isomo rikomeye cyane rya gisirikare muri uru rugamba. Uyu kikiwe cy'indege cya Kavumu, amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko isaha ku isaha ashobora kuba n'ubundi hakwaka umuriro ko kugeza amagingo ya ku ruhande rw'izi nyeshyamba za Waza ndetse n'izi ngabo z'abacancuro abazungu bamaze kuba batahirira ko kiba cy'indege bagomba kuba abakigarura, by'umwihariko bakabasha kuba bakifashisha mu kugenda bagiparikaho indege z'intambara zigenda zibafasha mu kwigobotora uyu munsi w'inyeshyamba za M23. Bakagenda rero bawutwikiraho ibirindiro ndetse banawirukana mu bice bitandukanye. Ni byinshi bizindutse bivugwa, ariko nago kuba twayavuga, ariko tugiye kuba twayamara. Ubwo mutwemerere dunyiri ahangaha turaza kuba tubageza andi makuru agezweho mu kanya kari imbere.